kuko namaze kumenya umugabo witwa Yesu ko agira neza. Haleluya. Nza kuhaba, nza kugera igihe nza kubona akazi ndakora injyana ahantu hakomeye, numvaga nanjye ntabasha gukandagira, ariko Imana ngiye nzayikomezaho kubera yuko igibana natwe byakomeye, ikabana natwe twambaye ubusa, ikabana natwe twabuze ibyo kurya. Nsubiye inyuma icyo gihe babyibuka, hari igihe najyaga n'igitoki cy'inkashi kitanageretseho ibishyimbo, kitanakaranze, kidafite n'igitunguru, kandi barumuna banjye mbizi neza ko bariye neza, kubera ko icyo gihe cyari igihe cyanjye. Ariko Imana nishimwe, mba muri ubwo buzima, nza kugera igihe mbaye iyo ngiyo. Ibyo byose ni iby'Imana yari yaragiye ivuga, ariko irabisohoza. Icyo gihe impamvu umuryango wampitagaho nuko Umwami Yesu niko yari yarabipanze, ariko aravuga ngo nyuma. Haleluya. Nyuma y'icyo gihe hari ibyo naguteguriye, ahubwo ndagira ngo gukomera kwanjye kugaragara, izina ryayo nirihimbazwe. Ndahaba niga segonderi, ngarukira mu mwaka wa 3, ndi mu buzima bubi. Reka mvuga mu buzima bubi, ariko icyo nari nizeye, Imana yarambwiye umwana wanjye nzabana nawe, nzakugirira ntya, nzagukorera ntya. Ndabyibuka najyaga ngewe ngenda iwacu, ubundi bari abadivantiste, ngewe nkanyira ngafata urugendo rw'amasaha 2 n'abandi nayo kabyara. Nza kugera igihe, urumva nari maze kuba n'umuntu mukuru w'inkumi, nza kugera igihe Imana inkorera ubukwe. Reka mvuge ngo Imana yankoreye ubukwe bwiza. Imana nta babyeyi nari mfite, ariko Imana yampaye ababyeyi mu itorero, Imana mu muryango mu itorero, Imana impa korali, Imana impa abavandimwe. Hari umuririmbyi yavuze ngo aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera. Uwo ni umuririmbyi w'igihimbano cy'umwuka. Numvise nshimye Imana mu mutima, ndavuga ngo ushoboye ibintu byose. Yobu niwe wabivuze, aravuga ngo nzi yuko ushoboye byose Mana, ngo kandi nta kintu cyabasha kurogoya imigambi yawe. Iryo jambo numva naryo rimfasha, kubera yuko naritekerejeho igihe kinini, kandi n'uyu munsi njya mbivuga. Ariko ikintu nshimiye Imana, Imana yarampishiraga, nta wamenyaga. Hari ukuntu buriya Imana ije iduhishira, hari ukuntu ushobora kumara n'iminsi 3 utariye ntihagire ubimenya, wenda wananuka, ariko ntago nahweraga ngo ngende mu nda. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Yesu nashimwe. Bakunzi Irembo Ryera TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana nibaho umugisha, nishimiye kubana namwe. Amazina nitwa Uwimana Esther. Nagira ngo mbaho ubuhamya, hari ibintu Imana yagiye ikora, ariko reka tubanze dusenge. Mana yacu turagushimye, aya masaha turi guhumeka bikemera, turagenda bikemera, turi kumva bikemera, izina ryawe nirihimbazwe. Wera wa Isirayeli wabanye natwe kuva tukiri insoro mu nda za ba mama, uraturinda, uraturengera, uratwimana. Suko Satani yarabikunze, ariko ukuboko kwawe kutigeze gukora icyaha kandi kurema kwatumye tubaho, izina ryawe nirishimwe. Aya masaha tuguciye bugufi mu mitima, tubanje guca ku kidendezi cy'amaraso yawe, turakarabye kuko amaraso yawe niyo atweza, izina ryawe nirishimwe. Mana warahabaye aho ababyeyi batabaye, urahaba abakomeye batabaye, urabahaba aho imiryango itabaye. Nushimwe kandi nuhimbazwe. Rero ukomeze kubana natwe mu buhamya, kandi mu izina rya Yesu Kristo amaraso yawe abane natwe, igitinyiro cyawe kitubeho. Urakoze urakarama, imbaraga zawe zo mu gihugu cyo mu ijuru zuruke kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ko nababwiye ko nitwa Uwimana Esther, ariko mbere yuko natanga ubuhamya ndumva hari ijambo nshaka kuvuga kugira ngo ninjire mu buhamya neza. Ndashaka kwinjira mu ijambo riri mu gitabo cya Luka ibice 10 murongo waho 25. Aravuga ngo umugani w'umusamariya w'umunyambabazi, ngo nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza, ati mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho.
nawe aramusubiza ati byanditswe bite mu mategeko, icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati ushubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. 29. Ariko ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati harya mugenzi wawe ninde? Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka, baramwambura baramukubita barigendera, bamusiga ahashigaje hato apfe. 31. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2 aziha nyir'icumbi ati umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute muri abo bantu, ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu gico cy'abambuzi? Aramusubiza ati n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati genda nawe ugira utyo. Yesu nashimwe. Rero nezererewe Imana, impamvu mbaje gusomera ijambo, Bibiliya iratubwira ngo hari umuntu waguye mu gico cy'abambuzi, ngo Abalewi bamuhitaho barigendera, ndetse igihe kiza kugera abona umusamariya, ngo ahageze ngo araza aramufata, ngo aramuvuza, ngo ndetse amusigira umurwaza, ngo aramubwira ngo umuvuze, ndetse nibishira ibirenze ku byo nasize ninza nzabikwishyura byose hatabuze na kimwe. Imana itugirire neza. Hari igihe abantu baduhiseho kuko igihe cyo gutabarwa cyari kitaragera. Hari igihe abashumba baduhiseho kuko igihe cyo gutabarwa cyari kitaragera. Hari igihe abo muririmbana baguhiseho kuko igihe cyo gutabarwa cyari kitaragera. Hari igihe imiryango yaduhiseho kuko igihe cyo gutabarwa cyari kitaragera. Ariko iyi Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru irakabyara, ibyo yavuganye natwe irabisohoza. Rero natangiye mbabwira ko nitwa Imana Esther, ku ivuko ni mu karere ka Karongi, ariko muri iyi minsi ndi hano i Kigali kuko Imana yangiriye neza, yemera ko mba mu murwa, nanjye izina ryayo nirishimwe. Nababwiye ko ndi umumama w'abana 4 n'umutware umwe. Imana yangiriye ubuntu. Ku ivuko niho nabaye ndi umwana. Kuva mu butoya bwanjye naravutse menya ubwenge, nisanga mba kwa nyogokuru byara mama. Yenda wavuga uti se yahabaga mu buhe buryo? Nahabaye ndi umwana kubera ko mama yari yarambyaye, anshyiraho ngaho, jya mu kazi, kandi ako kazi yakoraga ntago kari kabi, ariko kubera yuko umuhanzi Theo ni waririmbye ngo Imana, ngo umuntu yarabajije ngo mbese n'icyaha cyanjye n'icy'inkomoko, ngo ni ukugira ngo Imana yerekanirwe muri twe, izina ryayo nirihimbazwe. Ndahaba hari abantu baba bahazi. Burya iyo tuvuga ibintu bifatitse, ari mu murenge wa Gishyita, Kagari ka Ngoma, harazwi, n'ahantu hazwi cyane. Ndahaba, ngira ngo nkubwire ngo icyo gihe nyogokuru yabaga mu nzu yitwa, ubu ngubu babitaga nyakatsi, inzu y'ibyatsi. Ubu nzi mu Kirambo ko hitwa, nzi mu Mbere, nzi mu Mbari, bitewe n'ubuzima na situation nari ndimo, ariko Imana ishimwe ko hari icyo yakoze. Ndahaba, ndahakurira. Igihe kiza kugera mama aza kuba yarashatse, yabyaye nyuma yanjye abandi bana 2,
twese twari abakobwa, urumva ari njyewe wari imfura iwacu cyangwa se ku babyeyi. Ariko icyo gihe ndabyibuka, abo bana kuko bo bari bafite papa wabo bizwi banabana, icyo gihe najyaga njya kubasura nkabona ntago banyishimiye, ariko hari ibintu byinshi Imana yagendaga imbwira. Niga primaire ndayirangiza mu bukene, mu buzima bubi. Anababwiye ngo ngewe hari umuntu ubu ngubu wanavutse utabaza mu kirambi cyangwa mu mbere cyangwa mu mbari. Ni inzu yabaga ari ibyatsi ariko ifite ibice, nkuko ushaka kuvuga ngo muri salo, nkuko ushaka kuvuga ngo muri douche, muri toilette. Ndi kuvuga ku buzima, ku bantu bafite ubuzima bwiza cyangwa se babaye mu nzu z'iterambere. Rero nanjye icyo gihe nibwo buzima nari ndimo. Hanyuma rero birangira mbaye niga primaire, secondaire. Icyo gihe nari nzi ko nakora uyu munsi tutirengagije aho yadukuye, ariko icyo gihe nari nzi ukuntu umuntu aryama ku kirago, nari nzi ukuntu umuntu yorose ikirago, ariko Imana yo kabyara nizamuriye amaboko. Ndahaba niga secondaire, nubwo nayirangije ariko narayize ngirirwa ubuntu. Nagiye mbabwira nize secondaire nzi ukuntu umuntu yambara akamambiri z'imbusane, nzi ukuntu umuntu ashaka kwambara umwenda nyuma akaza kumesa nijoro akawanika. Ariko Imana ishimwe kubera yuko ubu ngubu umuntu asigaye avuga ngo ejo nzambara iki n'ejo nizambara iki. Ibyo byose nibyo Imana yari yaragiye ivuga ariko irabisohoza. Icyo gihe impamvu umuryango wampitagaho nuko Umwami Yesu niko yari yarabipanze, ariko aravuga ngo nyuma, haleluya, nyuma y'icyo gihe hari ibyo naguteguriye, ahubwo ndagira ngo gukomera kwanjye kugaragara, izina ryayo nirihimbazwe. Ndahaba niga secondaire, ngarukira mu mwaka wa gatatu. Ndi mu buzima bubi, reka mvuga mu buzima bubi, ariko icyo nari nizeye, Imana yarambwiye umwana wanjye nzabana nawe, nzakugirira ntya, nzagukorera ntya. Ndabyibuka najyaga ngewe ngenda iwacu, ubundi bari abadivantiste, ngewe nkanyira ngafata urugendo rw'amasaha 2 n'abandi bana twiganaga secondaire, tukajya kwisengera ahari ku murenge neza wa Gishyita muri ADPR. Imana ikama amasezerano menshi. Nuko ariko nshima Imana ko ubu ngubu yagiye asohora, uyu munsi ndiho ndayishima. Niga secondaire icyo gihe, hanyuma rero mba mu buzima bubi. Niwumva ngo bubi bwari bubi, niga urumva barumuna banjye bari bafite umuntu barihirira, noneho ngewe ntawo kunyitaho cyane ko atanashaka ko bimenyekana, kuko numva nabaga kwa nyogokore ko ntibyagombaga kumenyekana. Ndabyibuka nyogoko yajyaga ntumayo akama ibintu ngo mbitware. Kera ubundi si kera, sindi wa kera cyane, ariko icyo gihe babashaga mu cyaro no mu bukene cyangwa mu rugero rwacu, babashaga gushyira ibintu mu gatebo bakagapfuka, hanyuma bakagukorera ngo genda runaka bakagutuma. Nongeye gushima Imana kuko hari ikintu yamvuzeho, yarandinze n'uyu munsi irandinda, kubera yuko hari ibyo yari yaramvuzeho byagombaga gusohorera amaso y'abantu, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Icyo gihe hari ahantu twakundaga kunyura ngo bahitaga ngo ni mu Ruhinamavi. Umunsi umwe masanga abantu babambuzi barambwira ngo sha ko bite byawe ni byiza. Ku mutima ndavuga nti mu izina rya Yesu wenda batwara ibintu ikoreye, ariko wa Mana ubandinde. Nta muntu wapfaga kuhanyura, banyuraga indi nzira ndende izenguruka, ariko ndavuga ngo kubera ko nize ndaca hano. Hanyuma barambwira ngo shyira hasi ibyo ngibyo ufite. Ndababwira ko se ko mukirisha ibintu hasi muri bande mwebwe, ko muntu uza ntageze aho ngiye. Nyivuga gutyo, haruguru yanjye habaturutse abandi bagabo 4 bari bandi inyuma. Abo bantu barirukanka, abo bagabo nkomezanya nabo kubera ko abantu b'abagabo barahacaga, ariko nta mudamu cyangwa umwana w'umukobwa apfaga kuhaca. Numva shimye Imana, ndavuga ngo wambwiye kuzandinda n'ubundi uranzinza. Abagabo twambukana ya nzira mbi turagenda. Icyo gihe nabwo nshima Imana. Hanyuma rero nkomeje, Imana ibana nanjye niga secondaire, nza kujya kuko mva kuri Ngoma nza kujya ku Kibuye mu mujyi, hanyuma ndahaba, ariko Imana impindurira amateka. Icyo gihe niga secondaire, jenoside birabaye, ibyabaye abantu mwese ngira ngo murabizi, ariko Imana irahandindira. Imaze kundinda,
Abantu benshi bajya batinya gutanga ubuhamya, ariko njye sinabitinya kuko namaze kumenya uyu mugabo witwa Yesu ko agira neza. Haleluya. Nza kuhaba, nza kugera igihe nza kubona akazi ndakora, injyana ahantu hakomeye, numvaga nanjye ntabasha gukandagira, ariko Imana ngiye nzayikomezaho kubera yuko igibana natwe byakomeye, ikabana natwe twambaye ubusa, ikabana natwe twabuze ibyo kurya. Nsubiye inyuma icyo gihe babyibuka, hari igihe najyaga n'igitoki cy'inkashi kitanageretseho ibishyimbo, kitanakaranze, kidafite n'igitunguru, kandi barumuna banjye mbizi neza ko bariye neza, kubera ko icyo gihe cyari igihe cyanjye. Ariko Imana nishimwe, mba muri ubwo buzima, nza kugera igihe mbaye iyo ngiyo, nshima Imana. Ndabyibuka bajyaga bambwira ngo wowe nta kintu uzimarira, ariko kubera ko najyaga nyinyumba nkajya gusenga, Imana ikabana nanjye, ikampa n'amasezerano, nkavuga ni nanjye icyo nzi cyo nkabikomeraho, nkanabyikiriza, ariko nkavuga ngo icyo nzi cyo nuko Umwami Yesu azantabara. Icyo gihe rero jenoside ibaye, urumva abantu habayeho gutatana, bo barasinzira cyangwa se barapfa, mama n'abandi bose n'onyogokuru bose birangira bavuye mu mubiri. Ikintu nshima Imana uyu munsi nuko hari icyo yankoreye gikomeye. Mba muri ubwo buzima, ariko Imana ibana nanjye, mba mu kazi k'ububoyi, ntago ndi butinye kubivuga. Imana indindiramo, Imana ibana nanjye imyaka 11. Urumva ni ikintu gikomeye. Imana irambwira, nageze mu kazi ndavuga ngo ikintu nshaka kuzakora njye cyambere niyo mutama gutembera cyangwa ibindi, ariko ngomba kujya njya gusenga ku cyumweru. Barabinyemerera, ndagenda nkisengera, Imana ibana nanjye, Imana iramfasha, Imana irandinda, ikomeza kubana nanjye, insohoreza amasezerano. Yajyaga ambwira ngo nzagukorera ubukwe, abana ariko uyu muntu navangiwe, ariko kubera ko hari utuntu nari mfite, hari abantu bajya bavuga ngo biri mu mitutu. Imitutu ni twa tuntu tuba twatangiye kumera ku ruyuzi, turimo tugaragaza yuko tuzazana amadegede cyangwa se icyo bita ibihaza mu rurimi ruvugitse. Ndavuga ariko ibi bintu biri mu mitutu uko biri kose. Niba narabaye mu buzima bwo guteka amamesa, nkayisiga nkagenda, kandi ndi n'umuririmbyi, banatangariye Imana, ndi n'umuririmbyi. Icyo gihe yanyicazaga hariya nkavana, ariko se w'Imana, ndabyibuka ntabwo njya nibagirwa, njya mbwira abantu iyo mbaho ubuhamya, nari mfite ijipo y'icyatsi kibisi n'umupira utukura, nkayimesa nijoro. Ariko ikintu cyantangaje, natangariye Imana, nageraga muri korali bakavuga ngo kandi uri bwantoni iriya ndirimbo, nkabikomereramo, kandi mpagararanye n'abana b'abakire. Ariko Imana itarakumenya ntabwo umukire yakumenya. Imana itari yashyiraho iherezo, inzira zose ziba zifunze, ariko iyo ifunguye ibintu byose bigenda neza. Mba muri ubwo buzima, mbuhangayikiramo, ariko ndabwakira. Nyuma Imana yo kabyara, nza kugera igihe, urumva nari maze kuba n'umuntu mukuru w'inkumi, nza kugera igihe Imana inkorera ubukwe. Reka mvuge ngo Imana yankoreye ubukwe bwiza. Imana nta babyeyi nari mfite, ariko Imana yampaye ababyeyi mu itorero, Imana mu muryango mu itorero, Imana impa korali, Imana impa abavandimwe. Hari umuririmbyi yavuze ngo aho data na mama batabaye warahabaye Mana urandengera. Uwo ni umuririmbyi w'igihimbano cy'umwuka. Numvise nshimye Imana mu mutima, ndavuga ngo ushoboye ibintu byose. Yobu niwe wabivuze, aravuga ngo nzi yuko ushoboye byose Mana, ngo kandi nta kintu cyabasha kurogoya imigambi yawe. Iryo jambo numva naryo rimfasha, kubera yuko naritekerejeho igihe kinini, kandi n'uyu munsi njya mbivuga. Ariko ikintu nshimiye Imana, Imana yarampishiraga, nta wamenyaga. Hari ukuntu buriya Imana ije iduhishira, hari ukuntu ushobora kumara n'iminsi 3 utariye ntihagire ubimenya, wenda wananuka, ariko ntago nahweraga ngo ngende mu ndagaragare yuko ntariye. Icyo ngishimira Imana. Imana yabanaga nanjye, umuntu akaba atama n'ibiryo abona ko mpaze kandi nenda gupfa, numva nshonje cyane, ariko njye nshima Imana ko iduhishira mu busabusa. Ndakomeza rero, nkomeza gusenga, ariko nza kugera igihe Imana ibana nanjye, Imana irandinda, Imana irandengera, Imana inshyiraho igikundiro ku bantu, Imana iramfata. Reka mvuge ngo iramfata. Reka mvuga ngo nzagukorera ubukwe, nkabireba nkumva simbikurura, bizaca hehe. Rimwe na rimwe hari igihe n'abana, ariko ko nduwira dobari handi kwa make, handi Bibiliya ivuga, abana ibyo bizava hehe.
ariko naje kwizera menya ko iyi Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Nezererwa Imana mbonye Imana ikoze ubukwe ikampa abo kubihagararamo. Muzi neza ubukwe bwo ko bugenda mu murenge mpaba kubana nanjye, mu rusengero mpaba kubana nanjye, numva nshimye Imana cyane. Numvise nshimye Imana cyane. Umuntu umwe yigeze kumbaza twagendanye arambaza ngo ariko icyo gihe navaga ku Kibuyenzi Kigali nakoze urugendo ubwo nagiye ahari iwacu, arambaza ngo mbwira ngo mu bintu bibiri ngo ikintu kimwe cyakubabaje n'icyakunejeje. Ndamuga ngo ikintu cyanejeje cya mbere ubu nanjye nuko nitwa umubyeyi, nanjye nagize urugo, ariko ikintu cyambabaje nuko ibyo byose byabaye nta babyeyi mfite ngo barebe yuko hari ikintu Imana yakoze. Ariko ngeze aho nza kwibuka ko Imana yampaye ababyeyi muri ibyo nakoze, numva ndayishimye n'uyu munsi ndacyayishima. Rero iyi Imana yacu ishoboye ibintu byose. Uyu munsi nakubwira ngo niba ufite intambara zihagararemo neza, we kwicira inzira. Nakubwira ngo niba ufite ibigeragezo bihagararemo neza. Niba ufite ibibazo kwangwa n'imiryango bihagararemo neza. Niba ufite ubukene buhagararemo neza. Urindire ubushake bw'Imana, kubera yuko icyo gihe nabibayemo mbyihanganiramo, nkaririmba muri korari, nkavuga Imana muri korari, ariko suko ibintu bitari bihari, ahubwo igihe cyo kubyakira cyanjye cyari kitaragera. Rero nkomeza kuba muri ibyo, ariko Imana inkorera ibintu byiza, inkorera ubukwe, ingira umugore, ingira umubyeyi. Icyo nacyo ngishimiye Imana. Narindi kuvuga rero ngo nukomere. Hezekiya niwe wavuze ngo Uwiteka ngo wiyibuke ko muri Yesaya 38 Yesaya agiyeyo ngo agiye kumuhanurira, ngo aramubwira ngo tegeka iby'inzu ya so kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Bivuze mu yandi magambo ngo Hezekiya yaragiye gupfa, gutanga kwari ku gihe cy'abami, hanyuma ngo arasenga arayibutsa. Hari umunsi nanjye nasenze ndabana ariko wite ko wanyemereye ko uzampa umugisha, uzanyambika, uzangaburira, none ko ndimo kukwibutsa bimeze bite, bigeze he? Rero Imana iyo tuyibukije ibyo yanavuze byose irabisohoza, kuko ntabwo ari interenganya ngo yimana umugisha. Icyo gihe rero nakibayemo, Imana inkorera ibintu byose. Nanjye nasenze iryo sengesho mvuga ni Hezekiya ngo yarahindukiye arapfuka areba ivure, ahindure isengesho. Mu yandi magambo aravuga ngo Uwiteka wibuke ko najyaga ngendera mu nzira zawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwe. Ngo arangije ararira. Haleluya. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ngo yitegereza Hezekiya uburyo ayikoze ku mutima, uburyo yibukije, ngo ibwira Yesaya ngo subirayo ugende umubwire ngo ntuzapfa ahubwo ugiye kubaho. Ngo ndetse si icyo gusa, nkongereye imyaka 15, ngo izuba n'ukwezi biraho byari bigeze bihagarara intambwe z'urugero 10. Mana nishimwe. Nuko icyo gihe nanjye ndayibutsa ndavuga ngo wite ko mbona byanutse, ko mbona bimeze gutya, ariko ko hari ikintu wamvuzeho, ariko ko hari ibyo wambwiye. Ndayibutsa muri uwo mwaka niho yabikoze. Rero nayo ndi kubabwira ngo nimukomere. Ndashoje ndi kubabwira ngo nimukomere. Imiryango yakwanze komera, bagututse komera, bakuvuze komera, bakurwanyije komera, wakenye komera. Nisigaga amavuta y'amameza nagiye n'umuntu umenya yuko ariyo nisize, kandi Imana ikabana nanjye. Niyo mpamvu nakubwira ngo intambara urimo zose nukomere, nibikomera ahubwo yibutse nka Hezekiya uko yayibukije, izabana nawe. Murakoze. Nimero zanjye za telefone ni 0788744587. Nimero ya telefone ni 0788744587. Tigo ni 0728744587. Murakoze. Mana yajyaga imbwira ngo mwana wanjye nzakwigisha, nzakubanisha n'abakomeye, nkumva simbishyikira, ariko iyi Mana ndayemera, ndayishimye. Uyu munsi turimo turiga ishuri rya Bibiliya, uyu munsi iraduhuza n'abazungu b'abanyamerika bavuga icyongereza. Imana aho ababyeyi batatwigishije, Imana irahashoboye. Uyu munsi turiga, turinjira mu ishuri bikemera. Uyu munsi turakorera amanota meza kubera ko hari ibintu Imana yavuze.
ntuzarebe ngo imyaka irageze. Imana ntabwo ijya yita ku myaka wamaze mu bukene, Imana ntiyita ku myaka wamaze mu bigeragezo, ahubwo Imana yita ku ijambo yavuze. Niko yabwiye Yobu ngo ndinda ijambo ryanjye nkarinda n'uwo naribwiye. Rero ndagira ngo mbwe ngo icyo Imana yakuvuzeho isezerano ribagarire uryuhire kugira ngo ritazaba umushike. Uyu munsi natwe turi kwiga kandi turi ababyeyi, turicara ku ntebe turi ababyeyi, turi abamama, Imana ikabana natwe. Nagira ngo mukomere ku cyo mwavuganye nayo, izina ryayo nirihimbazwe.